umunyamakuru arampamagara ngo twakire ngo wa mupfumu ngo wakurishije inzuki agahinda karanyishe ndavuga ko yabizindishe nanjye mfite igitangazamakuru kucyo ataje kuzinsabira aho nkorera imbaraga ngenda dufite urumva ngewe ntago meze nk'abari abantu biko ngo nabaganga birwa bamba amakositimu ngo bari ku YouTube bari kubesha abaturage bagira bate ubundi ngewe ndacyari ku muco gakondo ku muco nyarwanda niba ndi ku muco nyarwanda niba ari urugimbu dore ngo urugimbu ndacyakoresha urugimbu mu gasuzuguro kenshi kuje ubugome aho kugira ngo agire icyo dusobanurira yahise atwoherereza urufaya rw'inzuki suku turya zigiza nkana nukuri ubukwe bwanjye bwahise bucamo nkora ubukwe ubu naranabyaye naje gushima urabona dufite n'ishimwe namuzaniye iyo nzu ngo yabakumanye nande ni jenyine harimo ibikoresho byinshi byo mu nzu byose n'amapasi byose barabyikoreye na radio yanjye barayijanye ampuri nari naguze rwose yari kiri cyane wampamagara kuri nomero 079 029 034 izo nomero bimpamagayeho kuri WhatsApp ukamama gukora video urambona nibyo byiza kuko ukigiye hari abaganga bagira gutya bagafata nk'ibintu by'umuntu bakabipirata wahamagara ugasanga bagiye mu kibagahemukira abaturage kandi bikitwa izina rya Ruvusha atari Ruvusha. Urifuza kumenyekanisha ibikorwa byawe mu buryo buguhendukiye kandi butakugoye, igisubizo ni kimwe, ni K-Network. K-Network, we can't wait for summer. Tugeze kwa Ruvusha twasanze ko izi nkone 3 zirimo kwaka imwe muri ziri mitogota asohoka mu nzu afunga umuryango abaturage bavuza induru bibaza impamvu bafunze uyu muryango icyatumye umwe mu baturage agenda asunika umuryango ugwa mu nzu natwe twinjira ubwo kugira ngo tumenye intandaro y'uyu muriro ndetse n'imikorere ya Furaja Mari uzwi ku izina rya Ruvusha tukigera mu nzu kugira ngo tubashe kugira byinshi tumubaza nk'itangazamakuru mu gasuzuguro kenshi kuje ubugome aho kugira ngo agire icyo dusobanurira yahise atwoherereza urufaya rw'inzuki suku turya zigiza nkana ndetse n'abaturage bari bashungereye baje kutwereka iwe bakwirwa imishwaro ubwo. Reka ngushimire cyane, ngushimire nanone kuba dukurikira umunsi ku munsi. Uyu munsi nje ndi Eugene Hagumimana, nje kuguha rero ubwiru utamenye. Tumaze iminsi tubona abantu benshi barira ngo abatuzi ngo abaganga ba gakondo bagenda babatuburira, ariko kuri iyi ncuro twaje kumva amakuru yuko hari umuganga witwa Ruvusha ngo ujye uvura ujye utanga umuti kandi umuti ugakora, ariko tugira amakenga turavuga tutese yaba ari babandi birirwa batuburira abantu babaca amafaranga bamara kubaca amafaranga ibyo bayabaciriye ntibiboneke. Ahangaha rero nkuko mubibona turi mu marembo, tugeze ku marembo yaho baturangiye uyu muganga Ruvusha akorera. Turahari, ntabwo twamuteguje kugira ngo ataza kumenya ko twaje, nubwo mbona hari umuntu uje kuduhengeza bashobora kuba bamenya amakuru, ariko noneho twebwe tugiye kwinjirayo imbona nkubone tumubaze atubwire itandukaniro n'abandi bavuzi ba gakondo. Ese abandi bavuzi ba gakondo bamaze iminsi bivugwa ko batuburira abantu, we niki yizeza abantu afasha mu burwayi butandukanye? Reka rero twinjireyo uyu munsi, reka tujyeyo. Muri bane turabashyitsi ibyo byuma by'abazungu none yewe muri gushaka iki none? uje kureba muganga. Muganga se muganga kanze mubaza muga arabashyitsi bafite ibyuma baje bani mwinjire muzi. Tukigerayo rero turahabona ko niba ari Dendo ntabwo tubizi, turaza kumusobanuza bisobanuye. Tuhasanze n'abantu bahicaye, abantu tutazi nimba ari bantu ki.
mukomere. Turakomeye. Muganga Ruvusha, turabumva. Twagenze urugendo rurerure, tumaze igihe kirekire tukumva, ariko tugatekereza tuti se nidusura uyu muganga, ko hari abantu benshi bagenda batwandikira abandi bakaduhamagara bakatubwira bati nyamara ngewe umuganga runaka gakondo yarampamagaye arambwira ngo yamvura ikibazo nari mfite, ariko biza kurangira amuhaye amafaranga sinabona intsinzi. Muganga Ruvusha ni muganga uvura iki? Tukinjira ahangaha twabanje gukubitana n'isake y'imbata nini iriya, ubundi niyo duheraho. Iriya imaze iki hariya muri iriya imbata ni dendo. Ni dendo buriya harya imaze iki rero? Iriya nyituma aho nshaka hose kuko ibyo yanze isaga mbikora. Ukoresheje ubuhe buhanga? Imbaraga ngenda dufite. Urumva njyewe ntago meze nk'abari abantu bitwa ngo ni abaganga birirwa bambaye amakositimu ngo bari ku ma YouTube bari kubesha abaturage bagira bate. Ubundi njyewe ndacyari ku muco gakondo, ku muco nyarwanda. Ku muco nyarwanda niba ndi ku muco nyarwanda, niba ari urugimbu dore ngo urugimbu ndacyakoresha urugimbu. Urugimbu dore ngo urugimbu rumaze iki? Urugimbu rwo abakurambere bakoreshaga. Urumva? Inzuzi nkakoresha inzuzi dogeze inzuzi zirahari. Ngize inzuzi. Urumva? Ubwo icyo gihe abakurambere kera bakoreshaga urugimbu, watera urugimbu rukemera ubwo nuko ugakorera umuntu. Naho abo ngubu ibintu bari gukora mbese bari digitale, ntago na ronje kandi kuvura ntago bya digitale biguma na ronje. Ubwo rero ugasanga babesha abaturage kandi ibyo bakora bidashoboka. Ubundi se ahangaha uvura izihe ndwara mu by'ukuri? Si imvura nyamunsi, mvura indwara z'amarozi, imigereko, kwa kundi ujya gutya guteza inyatsi, kwa kundi umukobwa agumigwa, ibintu mvura ni byinshi. Nta mbese biterwa n'indwara ngezeho. Iyo mbonye ntabishoboye mwoherereza undi kuko mbabona nabishoboye. Ubu ufite abandi baganga mukorana ubuzi bakurenza ubushobozi? Ntabwo navuga ngo ndashoboye kuruta abandi baganga, hari abandi bandenze ku buryo nshobora kuba ati ibi birananiye ngo byoherereje muganga runaka. Hanyuma hari abantu bagenda bakomoza ku bintu bijyanye ngo n'ibiciro, amafaranga muca abantu ngo aba ari menshi. Wowe icyo kintu kivugaho iki nk'umwe mu baganga? Ikintu nakivugaho, urareba muri iki gihe ntabwo wambwira ngo mbese nangahe ngo uzamvurira angahe, ndakuvurira angahe nagusuzumye se nzurwaye ikintu warafashe. Ikintu kiriho, niba igiti kikubangamiye ku nzu kiri gusatura inzu yawe, wigitema ngo ubonye umuti wo kuvuga ngo uno kugitema, ahubwo kijye mu mizi ukirimbure icyo giti kuko ubona kirangabangamiye inzu yawe, ukirimbure ntikizongeye gusatura inzu yawe. Rero nabo ngabo bavuga ngo amafaranga ni menshi, nta mafaranga menshi abaho n'amafaranga make abaho. Ikintu cya mbere twe tukuvura dukurikije uko uri no kurwanya. Buriya ibintu byo kuvura, icyo ni iki ufashe? iri ni ihembe ryanjye. Rimwe tujya twumva bateza abantu se bagapfa. Iri rikora byose. Rikora byose, rirabikura rikajya. Ibyo ni ibiki biziritseho? Yawe mbaze imigi n'akayihatse. Mbaza ibikuzanye, mbaza none se urambwira ati sine ibyo ufite no mu nda. Mbaza ibi ugomba kumbaza. Hanyuma iryo hembe mu byo rikora nta birimo byatugiraho ingaruka, ntatwicaye. Nese kereka niba nawe waje kwivuza cyangwa se waje kuvuza mwene wanyu, ibyo reka mbere wabishyira hasi maze noneho nkawukorera ibyakuzanye. Niba ari ibyo kubaza amakuru ko dukora twagukorera. Oya, twe twaje dufite amatsiko ngo tumenye niba nawe utari muri bariya bantu basaba amafaranga barangiza bakaburira. Oya, ntabwo ari uko twe duteye, twe dukora ibya nyabyo. Nk'ubu ngubu hano hari umuntu bari bibye, mu kanya ugume hano utegereze, urabona ukuntu wibye ibintu bye abizanye. Urumva? N'umugabo hano hari n'umugabo utatubeshye, ntabwo hari n'utarebye n'abarabicaye hariya, harimo umugabo n'umugore.
bibye ibintu mugabo baje nyuma ntabwo baje nyuma ubwo baje udahari nyine sinzi uko byaba bimeze ntabwo babonye babibye babatoboreye inzu ibintu byabo ibyo n'abategetsi ndabizi basigaye ibintu byabo mu minota mike urabona babibonye hano urabona bihageze n'uwabijyanye hanyuma hari ikindi kintu bagira amatsiko yego kwinjira ahangaha twahabonye isorori n'ibintu bimeze nk'isosi birimo kugira nyamara isorori iteretse hasi biriya urareba nkira wakubonye hariya yari kubuzi kubera ko uje kwinjira buriya nayo mu kanya ubwire nyizane hano urebe iyo idashaka ibintu icira umuriro muganga ntutubeshe dore turi ibintu bizajya ku karubanda abantu bose bazabireba kandi bizaribwa n'umuntu hanyuma nawe tugusanze ahangaha kwa muganga Ruvusha bimaze iminsi bivugwa ko hari abaganga gakondo bagenda batuburira abantu bakamara kubarya amafaranga n'ibyo baje kwivuza cyangwa se ibyo baje gushakamo ubufasha ntibikemuke. Ese wowe ahangaha wahamenye ute, wahabwiwe nande? Ahantu habwiwe na muramukazi wanjye, nari maze igihe nshatse umugabo tutabyara, arambwira zandangira umuganga aranzana, umuganga aramvura, nari maze imyaka 9 ntabyara, ubu narabyaye umwana ari kwiga mu wa 2 primaire, naje gushimira muganga ko yamvuriye. Wowe nta nubwo waje kwivuza noneho wowe wazanwe no gushimira? Ngiye nazanywe no gushimira. Ubwo imyaka 9 utabyara, ugeze igihe urabyara, none umwana ari mu wa 2 primaire, ubwo ari nko mu myaka 7. Ni 7, ubwo niyo mpamvu naje gushimira muganga ko yamvuye ngakira nka afite umwana. Ko wakerewe kuza gushimira? Nari ngishaka ishimwe ry'ingenzi kuko yankoreye ikintu gikomeye. Uyu muganga se ntabwo ahenda? Ni ukuvuga ngo nta mafaranga menshi yari yaraguciye, cyangwa wowe wararebye uravuga uti umuntu wankoreye ikintu cyari cyarananiranye, reka nzashaka ishimwe rinini rifatika? Bimeze bite? Urumva nk'umuntu arabuze urubyaro, narahangayitse, navusereka nze mushimire kuko yankoreye ikintu gikomeye. Imyaka 9 nta mwana mfite, narahangayitse. Ntabwo yankiye amafaranga menshi akabije, ariko nanjye nyine nashatse uburyo kinza kumushimira kuko nabonye urubyaro, ubu ndishimye. Hanyuma ubwo turaguma ahangaha noneho tuze kubanza twanareba n'uburyo uza gushimira. Ni ibintu bikomeye. Ubu mbese wowe uri mu bemeza ko muganga Ruvusha we atari muri abo bateka imitwe? Ndabyemeza kuko imyaka 9 nta mwana mfite, akimara kumvura nahise nsama, ndabyara umwana ariho, nanjye ndahari na papa we nta kibazo, n'umuganga arabishoboye. Hari ahandi wari waragerageje kwivuriza se byibuze biranga? Hari ahandi wagerageje kwivuza bikanga? Hari ahandi henshi naragiye nka 5, bampa imiti bikanga, bampa imiti bikanga, ubwo niwe nabonye ko yampaye umuti birakunda. Ariko noneho nabonana na muganga akamvura. Bisobanuye ngo nawe waje kwivuza ahangaha? Ahangaha se ninde wahakurangiye? Ahangaha n'umuhungu wanjye wahanzanye. Hanyuma se waje kwivuza ibiki? Urwaye ibiki mu byukuri? Ndwaye imitsi, ariko noneho ndwaye imitsi n'inkorora. Ariko noneho kaba nakurikiye ibyo umuhungu wanjye yambwiye, ibyo naje. Umuhungu wawe yarahivurije? Yahivurije ibiki? Yarahivurije indwara. Arahakirira? Yewe naje gushima muganga, narasabwaga bikanga nkabura umugabo, bakaza gufata irembo, ntibukwe ntibube, mbese umva nari nsaze mu rugo. Muganga umuntu arambwira ati ngewe hari umuganga nzi uvura pe, atanga umuti, barakuroze rero nzakujyanayo akuvure. Yaranzanye kwa muganga, ni ukuri ubukwe bwanjye bwahise bucamo, nkora ubukwe, ubu naranabyaye, naje gushima. Urabona mfite n'ishimwe namuzaniye. Ayo yose ni amafaranga? Aya ni amafaranga namuzaniye,
mbese yankoreye ibintu bikomeye. ubwo ko bisoba muganga ko yabaca menshi se nayo wamugeneye bimeze bite? Ntekereje uburyo nari naraheze mu rugo, ni ukuri ntabwo yanciye menshi, ariko ngewe nk'umuntu mbese watumye nanjye nubaka urugo nkagira umugabo, namushyiriyeho n'irindi shimwe, ntabwo ari ikiguzi yanciye. Niba atari ibanga ubukwe bwawe bwari bumaze gupfa kangahe? Bari bumaze gupfa inshuro 5. 5? Hari n'abo twahuraga tukabyuzuza tugapanga, umuhungu akagenda ntazagaruke. Koko? Nuko ninde wakurangiye hano uze kwa muganga Ruvusha ko? Ni mama twahuriye i Kigali, arambwira ati hari umuganga witwa Ruvusha niwe wamvuye. Nanjye ibyanjye byari bimeze nk'uko kwawe, ndamubwira ati mbabarira uzanjyaneyo, niwe wanzanye. Hari ahandi wari waragerageje kwivuriza se bikanga byibuze? Ni henshi pe. Wari umaze gutanga nkanga niki? Narimaje gutanga n'ibihumbi 400. 400? Bigenda byanga? Bigenda agashya pe bikanga, nuko ariko pe muganga aravura rwose. Ubwo si cyizere waje ufitiye ahangaha ni ikihe kandi hari aho umaze kuyatanga byaranze? Nari mfite ubuhamya, nimba umuntu yarahivurije bakamuvura, nanjye ubwo kandi naje mbese mfite icyizere kandi muziranye. Tuziranye, naje mfite icyizere rwose ko biracamo, ariko urumva ibyo nizeye byarabaye n'ukuri. Uretse aba bantu twasanze kwa muganga Ruvusha kandi ni nako buri saha hagenda hiyongera abandi bagenzwa n'ibibazo bitandukanye. Amakuru ni meza. Muganga se muje kumushakira iki byagenze bite? Muganga tuje kumushaka, twabuze ibintu byacu baraje igisambo kiratwimuzukira itondora. Nta kintu cyasizemo, muganga tuje kumushaka atubwira yuko ibintu byacu arabigaruza agahita bibona ako kanya. Aragenda atubwira ati mufatiye ne mureba ahantu bapfumuye, mufate itaka ryaho bapfumuye mupfurikire mu icupa, nimurangiza murinzanire hano ibintu byanyu biraboneka. Bimaze iminsi 5 byibwe, none tumvishe ariko tubihamagara tubwira ko ibintu byacu uwo mujura ashobora kuba yamufatishije. Niwe tuje kureba rwose, turunzanye na madamu, namwe atagira no kubesha, madamu wanjye atagira no kubesha iki n'ibiki. Harimo ibikoresho byinshi byo mu nzu byose, n'amapasi byose barabyikoreye. Na radio yanjye barayijanye, ampuri nari naguze rwose yari kiri cyane. None muganga nibo bahamagaye ngo muze umuntu wanyu gashobora kuba. Muganga yatubwiye ko turagaruka uyu munsi, akatwereka n'ibyo bisambo byatwibye. None tuje kumureba guse. Twebwe turabyizera, turakibona, icyizere turakibona maze kutwereka ibintu byacu bibye. Mwaramwishyuye? Twebwe twamutwara umufuragiro, aratubwira ngo ashaka intuzi inzoga y'abakuru niyo twamuhaye, ubundi bindi twabonye byacu aradutegeka, ariko ibintu byacu twabibonye niko bimeze rwose. Reka turebe, nanjye naje kureba hari ikintu dushaka kukubaza kimwe. Urimo kutureba ari kure cyane, hari nk'abantu batureba bari hanze y'imbibi z'u Rwanda, hari abantu batureba bari hirya no hino ahantu hatandukanye mu ntara zitandukanye, ariko bafite ibibazo. Abo ngabo nabo arega ni imyuka dukoresha, urumva imbaraga turazifite. Ubundi njyewe naherukaga ku bitangazamakuru cyagiye nigeze guteza Ndahiro Valence Nzukiye muri Rubavu. Ni wowe hano? Naherukaga ku bitangazamakuru, none ubu ngubu nabwo ubundi njyewe ubundi siniyamamaza kuko ibyo nkora ndibirivugira, nta mpamvu kuvuga ngo undi kwihora nirukaga ku bitangazamakuru. Ibyo nkora nanjye nabajije aba babyeyi nti mwebwe ninde wabarangiye? Urumva umuntu arambwira ati ngiye wandangiye mu runaka, nanjye wandangiye mu runaka. Kuko ibyo nkora birivugira, ubundi kwiyamamaza nta ubundi niba dukoresha imbaraga zibaho, imyuka mibi ibaho. Niba ari ukuvukera twarakora tukagira dute ntitwabivuraga umuntu agakira kandi tutamukozeho. Imbaraga ziriho abo bo hanze kuvuga ngo ikintu cya mbere ni ukwifuza, uzi ko ugiye kwifuza, atari byandi wifuza igice ubundi ukabiciririkana ukongera ukahashira igihe kwifuza.
niba wivuje yavuze wivuje utiri uca ku ruhande yego muri make wanini jewe kavukire Burundi Bikongo kuko muzi amazina yanjye ni Fra Jean Marie haryo bitane igibuvuza kari ruvusha ariko waryiswe n'abantu hano mu Rwanda cyangwa ruvusha nyine n'utuntu tuza gutyo ujya bakurambere wagira amahirwe nyine rikagufata nyine ruvusha ryaba uramfashe nyine n'utundi ruvusha nkuko ubu hano mu Rwanda uhamaze igihe kingana iki ubu amaze imyaka irenga 5 hanyuma ibi bintu nabonye nka byose dore ngiye kugusobanurira hera kuri iyi nkoni ifite imbaraga ikurura byinshi urumva ukagera hano naho ukora aka gakono utu dukono niho ababyeyi banywera inzoga uko ari dutatu niho banywera inzoga urumva noneho ukagera kuri hano kera bitaga urweso hari urweso rw'amavuta hari urweso nyine rw'abakurambere tubaheramo ibyo twabageneye nyine kera bakoreshaga bajya guterekera bakata utubabi dukoma bagashyira hirya no hino twebwe ntabwo dukoresha udukoma ababyeyi hano kubona imimbehe yawe kadamasenisha genda urebe uwo muntu umukingurire ntusanga afite ibintu ntusanga atabifite umureke urumva ntumukoreho mugabo wamukubiteho ni muganga ndose dore ndabizanye rwose ntabwo nzongera ndabizanye umugabo mwashakaga n'ibyo ngibyo muga uyu niwe ariko radiyo ni kubona biya dore ngiye ya radiyo n'ay'amapasi muganga ndabizanye umugabo ya radiyo n'ay'amapasi singiye katurebe baba bikora ibi ni ibyanjye iyo nzu ngo y'abantu bapfumuranye nanjye ni njyenyine uri wenyine iyi ni njyenyine gusa uraba wishingikirije iki iyi ni inzara iri kujya ufite ababyeyi ngo bazaze kukuvuza bagiye muri Kongo ariko ubundi ni ibiki biri kufata ukumva ari nk'ibiki biri kukuri wagira ngo ni imbaraga se zirimo n'ibindi bintu biri kujya amanya n'iciye haguruka bakubabariye ugende ibyo bintu byawe uzongera kwibona no bizahita bikwica haguruka ugende barakubabariye iriya nkoko ubwo iri mu biki ko mbona iri kuhegera nyine ubwo ni uko nyine kuko ushaka kugira umukoremo ibyari bimaze kumugeraho haguruka ugende uko murakoze genda uzongera